navuze ko atari igihe bitangije ariko no kuvuga ngo uko bizarangira sinzi igihe bizarangira niba ari umwaka cyangwa ari iki ariko ngewe burya uzakomere ku cyawe uzakomere ku byawe ntago ninya kubivuga mane nayezo umwana w'Imana bamuguze ibiceri nta n'icyaha yakoze aremera aca bugufi ibaze nkawe nka Keza se buriya mane iyo system irashaje ni ya zamani kabisa. Right, ni Baribicanye TV tubifuriza umwaka mushya muhire ku bakunzi ba Baribicanye TV abadukurikirana. Imbere ya kamera ndi kumwe na The Queen hamwe na Keza ibyamamare. The Queen y'amakuru Fresh sana wanjye. Umwaka mushya. Twese hamwe. Keza umwaka mushya muhire. Kuri twese na umwaka mushya. Umwaka ushize kugendekeye uterera. Umwaka ushize byari hatari. Hari byagenze neza ariko hari n'ibitaragenze neza kuko byose ntago ibintu byose ntago bimera neza. Queen nani kubibona? Wana niko mbibona nge ku rundi ruhande ntago uri mwaka nawishimiye cyane nkuko nabiteganyaga. Ngaho rero tubwiye niki kitagushimishije muri uriya mwaka ushize? Ikintu kitanshimishije ni byinshi, utuzi akazi karahagaze, abakozi barabagabanya, mbese byari stress gusa. Nawe byakugezeho? Sana. Keza kusetse we ntago byakugezeho? Nta kazi n'ubundi nari mfite. Nge nta kazi nari mfite ngo karahagarara gusa nyine nakabonye ubwo muri uriya mwaka. Jewe Imana byabaye byiza nibyo byinshi kurusha ibibi. Kako muri uriya mwaka nta kazi nyine nari mfite ariko niho naboneye akazi ewana. Se n'ikindi nkivugera cyambe. Nacyo kivuge hari ibanga se? Noneho imbere gato nkimara kubona akazi makura n'umuntu nyine tubana mu rugo nawe uramwumva umugabo reka mbivuge. Uwo muntu uramuzi dakwi? Nabirenze se kukiri kubimbaza mani naga ari icyo cyanzanye. Niki cyakuzanye harya? Nazanywe n'akazi hano twahuriye mu kazi. Icyo nicyo nshaka kumenya rero niki cyabahuje ahangaha ko tubasanze barimo shootinga filime mwaje gushutinga filime mwese se? Ego kubera yuko urabona iyo The Queen turakinana tubana muri group imwe n'ubusanzwe ariko hari nk'igihe umuntu akeneye umukinnyi aramuhamagara ati ngwino nkinire nje mu kanya nanjye nsanga yahageze nanjye birantungura cyane sinumva kwa ko ntango dukunze gurira kuri tera akenshi n'ubwa mbere nyine bibaye akaza kahansanga cyangwa se nkaza nkamusanga ariko nyine tuba twaje mu kazi nta bintu byinshi biba bihari turakora nyine nk'ibisanzwe kuko nago wavanga akazi n'ibindi bintu biri ku ruhande. Okay, nashaka rero mutuganirize nk'iyo muhuriye muri filime biba bimeze bite imyitwarire yanyu nta gushonana kuba guhari ko n'ubundi dutuye tuzi ko aho The Queen na Keza na mahane gusa ni nako muri filime bemeze se cyangwa hari n'imyitwarire? Naga ariko babimeze kuko buriya man ikintu cyitwa kazi cyo cyubaha ni ikintu cyitwa kazi uri bukorera umuntu akaguhimba amafaranga ye ni ikintu nubaha cyane. Ntago rero umuntu yabahamagara nubwo babahuye n'umuntu nubwo yaba yarakurogeye umwana n'urugero sibyo ngo utangire kuzana izo beef kandi wagiye mu kazi cyo ntago wabuze ikintu cyakuzanye gusa nyine nkuko twaje mu kazi dukora akazi nkuko twakajemo nyuma y'akazi wenda ibyakurikira wenda bya beef zanyu zaza ariko nimba ari mu kazi urakora umuntu akazi karangire aguhemba yawe utahe ibindi bize nyuma ya nozo nago beef zaza mu kazi ubwo kazi kaba gapfuye nawe watewe mwanya nturi buhembwe uwo wajize mu kazi ntumukorera akazi kakuzanye urumva wabuvanze ibintu cyambere rero no kubanza kubahiriza ibyo wagiye mu kubakazi k'umuntu ubundi biza nyuma y'ubuzima mwashaka mukarwana wenda nyuma ariko akazi karangiye. Ndakwina kutangira umwaka urakaye vipi? Oya nta kundi kurakara ariko ku rundi ruhande ubugomba no kuba calme kuko igihe tugeze mutabaye calme ewana mbese uzi icyo ashaka nta kangwa n'imirindi mbese ihinda kandi ureba ntacyo. Ngatubwiye uravuze ngo icyo uzi icyo ashaka wowe rero murashaka iki muri uyu mwaka? Muri uyu mwaka ngubu ndashaka nyene ibintu byinshi ku buryo ibintu byose byamfiriye ubusa muri uriya mwaka bigomba kugenda neza muri uyu ngubu turimo. Ese warukomeje ngo ibi bitarakozwe muri uriya mwaka niba atari banga ni nk'iki cyawe cyapfuye muri uriya mwaka wagombaga gukora kandi cyari kugira akamaro? Muri uriya mwaka business yanjye yarapfuye cyane ko business nakoraga nyine ibyo nacuruzaga najyaga kubizana hanze. Ya rero business yahise ipfa gufunga imipaka ibintu bya corona
urumva rero ntabwo biba byoroshye kuko iyo aba bitarabaye nanjye ahantu mba ngeze yabashimishije cyane. Urumva rero nta mpamvu yo kutarakara, ariko nta kundi. Icya mbere ni uko uzi icyo ushaka kandi ukanakora cyane biraza. aha rero tubasanzemo murakina filime, murakiniye filime? turi gukina n'ahantu bampamagaye, reka mvuge ko ku giti cyanjye, ubwo nawe aravuga ku giti cye. n'ahantu ejo bampamagaye, ni ugukina bisanzwe nyine muri komedi. Sinzi niba ari ngombwa kuyivuga izina. Reka ntabwo nyivuga kuko umbajije niba twahuriye kuri seti tuje gukina, reka nkubwire ko twaje gukina kuko bwira aho ibyo twaje gukina ntabwo ari ngombwa. Yabahamagaye ariko ni bya komedi, ntabwo ari filime. Hano badukeneye gukina mu dukomedi niho twahuriye, bampamagaye ndaza mbona nawe arahageze, ariko ibyo nta kintu bitwaye, turakina nkuko n'ubundi dusanzwe dukina. Ndumva nta bintu birenze bihari. Ese akabazo k'amatsiko abantu bibaza, amahane mufite nk'iyo mwahuye no muri filime z'abandi mu kazi k'abandi niko bigenda, cyangwa iyo mugeze mu kazi ni akazi? Ibaze nawe nyine bisobanukirwe mbere yuko nabimbaza. Akazi ni akazi, nahoze mbikubwira kare. Iyo uzi icyo ushaka nyine nawe urabyumva, nta blague. Akazi ni akazi, hanyuma ibyo bindi biza nyuma y'akazi. Ubuse nk'ibagoye party wowe uri buhuremo na Keza muganira neza, ubikora ubikuye ku mutima cyangwa no kuba uri mu kazi? Fresh cyane rwose, nanishimye kuko akazi ni akazi, kandi nyine iyo ushaka kugira aho ugera uba ugomba gukora akazi wishimye, uba ugomba gukora icyo kintu nyine wishimye. Keza, nubwo turi muri filime ahangaha twaje, reka nanjye nibariza akazi. Nanjye naje mu kazi ahangaha nkwibariza akabazo. Ese ubona amahane ujyana na The Queen aricyo gihe ngo muyasoze, cyangwa we kuri bwawe ntabwo witeguye? Nkuko ntiteguye kuyakira yabaye, kandi nkuko atari nanjye wayateje, ntabwo ari njye ugena igihe azarangirira. Amahane ni The Queen wayateje? Araharura mwibariza, ariko akumbaza. The Queen wateje amahane ashingiye ku kiza? Amahane umaze iminsi we na Keza murwanira umugabo Yaka. Ngewe sinumva ikintu ashingiyeho kuko yakase ko ntigeze njya kumukura iwe. Ingaza nsanga we yarizanye nyine, yarizanye kuko yari abikunze, yari anankunze. Yarizanye rero, ubwo sinumva ikintu ushatse kuvuga ngo amahane se ni ibiki ushatse kuvuga iki? Reka nkubwire byo kuvuga ngo ntago ngiye, kuko impamvu nkubwiye ko atari ngewe ukeneye kwiyunga nawe cyangwa iki, wenda nawe afite uko abyumva, sibyo? Burya iyo umuntu watangije ikintu ni nawe ukirangiza. So nimba mvuga ko atari ngewe watangije beef ziri hagati yacu, akaba avuga ko atari we, ubwo hari undi wa gatatu wazitangije. Rero niba ntago mvuga ngo ahangaha ngo turava twiyunze, kuko simbizi nubwo byatuzanye kwiyungira ahangaha kuko twahuriye mu kazi. Ntago nzi ahantu bizaturuka, bishaka kunturukaho wenda kwiyunga cyangwa bikamuturukaho, kuko ariko hagati y'abantu babiri haba hagomba kuboneka byibura umwe uca bugufi. So mu gihe habuze uvuga uti rero mbabara nemera ikosa, ubwo bikomeza gutyo, kandi nta n'ikintu bimwe, kuko nta muntu usaba undi. Nta sinturanye nawe ngo ndamusaba umunyu, sinturanye nawe ngo ndamusaba ikibiriti, nubwo tutakiyunga njye nta kibazo, umva nta kibazo ni kimwe na kimwe mfite, ndaryama ngasinzira ewana, nta kibazo binengewe. Ndakubona utaca bugufi ngo mwiyunge we na Keza? What meaning se kwiyunga? Cyangwa mwiyunge nyine mu bana ugaruka abantu basangire. Mani sinzi n'impamvu ari kuri gukomeza kwensista kuri icyo kibazo, kuko sicyo cyanzanye. Naho Keza kuba yavuga ngo niyansaba umunyu ngiki, ayo mahirwe se yayakura? Ntabwo ayo mahirwe yayabona yo kunsaba. Yaba yayakuye hese ko nayo ari amahirwe kunsaba? Naho yagukura? Reka. Nta naho mwahuriye? Nta mishumi, nta munsi y'ikirenge, ewana wabimenye. Keza, urabyumva ko ku ruhande rwa The Queen we avuga ko nta n'umuntu uteze kumusaba? Nawe niko ubibona? Nabanje kubwira ko ntaturanye. Burya abantu baturanye nibo bakunda ariko hari icyo mutabona, nk'iyo abantu bahurira kenshi mu kazi baganira, akenshi muzwa n'akazi ko ndakeka muri no muri group imwe. Sasa nk'iyo abantu bahuye gutya, n'abantu bahorana nk'umuryango, rero biba byiza iyo abantu biyunze. Mwebwe kuki mutabona ko ari cyo gihe ngo abantu biyunge, bahure babe nka famille imwe, nk'abantu bakorana mu kazi, bitagumye ngo bimere gutya abantu bahora bashondana? None se kwiyunga ni itegeko cyangwa ni twe ba mbere ni twe ba nyuma? Ntago ari itegeko, kandi nta nubwo ari ngombwa, kuko nta n'inyungu irimo. Inyungu se ni nta nyungu ibonamo kwiyunga kwawe na Keza? Ntago ari itegeko. Ubuse nka Keza twakiyunga koko mu buhe buryo?
nk'abantu bakorana mu kazi ubusa ntacyo bamukenera muri mu kazi ukamubwira ati ntiza kuri iki ngiki ngo kimusabe akazi nyine ni akazi nawe nimba ari idage atazi icyo ashaka yakizigiza donke biramureba ariko nyine nawe ko kazi icyo ashaka nawe ndabizi ni umwagiteri mwiza urabyemera ko Keza abizi byatari urabyemera oya ntabwo mvuze ko abyemera mbere yuko nemera Keza ndabanza nkiyemera kuko ninjye ubizi kurusha umurusha ku acting ntabwo mbizi ariko ninjye ubanza kwiyemera kuko nawe uramubaza ku giti cy'ibyo ntabwo binde burya mbere yo gufana umuntu urabanza ukifana we arifaniye mbere yo gufana undi ariko ari yamamaje ariko ntago ni ibintu byumvikana kuko kugira ngo nk'umuntu ambashije ngo ninde musitari ngo uri guhitinga ntago navuga dakwini reka dakwini subazwe n'abantu bangahe hazwi Keza wa Yaka uri kumva karakano nuza bajya kunda kwanga ko kwikina karakano kararyoha mana uzi uri kwivuga ariko ukuntu biryoha nawe yari yamamaje ati ngiye murusha kwactinga nanjye ku giti cyanjye navuga ko musha kwactinga buri muntu nyine bazi ukuntu yifana azi ukuntu nyine akora amakazige ariko byonyine nge nawe ubundi anavuze ko nkina neza sinzi ariko tujye turetse ibyo kwikina ku ruhande uvuge ati ngewe ntavuye mu byo kwikina iki dakwina arandusha cyangwa uramurusha ntagandusha mani ntagandusha n'abantu bakunda kureba mani nuze filime dukina cyangwa se n'ibiganiro dukora ntagandusha wabihagarara andusha iki se umunwa twese dufite umunwa twese tuzi kuvuga ijambo yavuga ntasubiramo niri ntacyo andusha dakwira kwibona buriya mu buzima uzikine nyine ese ntabwo ubyumva none se Keza arimo arikina oya buriya mu buzima uzikine itsimi ku ruhande rwanjye buriya mu buzima utikinnye buriya wazanapfa wicuza ni ukuvuga ngo Keza we yikinaga ibyo yavugaga byose we ntabwo ari kubibona ntabwo bindeba ntabwo bindeba ibyo ni ibya Keza ngaho nawe reka ibyo kwikina tuvuga ibyo turetse ibyo kuvuga ati umuntu arimo arikina wowe nawe ubona ari ndurusha undi mu bintu byo ari kwactinga filime ari n'ama interview ubona ari ndurusha undi akusimana uragira ngo se fate vuvuzera se ntabwo wumvise wallahi ndafata vuvuzera nabyo nimba ubishaka yavuze ko kurusha kandusha ntabwo mbizi ibyo bintu sinigeze nanabimenya sinshaka no kubimenya ntabwo byabaho reka ntabwo byabamo ariko ngewe ku ruhande rwanjye uko mbona ntawe urusha undi abantu bose barangana uvuga ngo ubundi twebwe ubwacu ntabwo twakiha amanota ngo bikunde abantu nibo babaha amanota hari abantu badukurikira bibura haze kugira nk'umuntu utera nka comment avuga ati wenda niwe badukize wenda akavuga ati mureke kubeshya Keza niyo wa mbere cyangwa dakwini niyo wa mbere reka tuze kureba icyano babivugaho ndabasabye sibyo twese twivuze nta wavuga undi ngo niwe ukina neza ariko mu bantu mukunda kudukurikirana mubona ari inde muntu wactinga fresh haramutse haje nk'igihembo bakavuga ati muri group iyi niyi turahemba umukinnyi uzi kwactinga nindi reka tuzumve ko isabira abafana bawe ku giti cyawe gutora babwire banyitorere ahubwo urumva ko Keza urumva ari gusaba inkunga se ntabwo ubyumva ari gusaba abafana oya iyo usabye ntibaza kubeshye umusitari ntabwo yirirwa avuga mani ibikorwa birivugira ibikorwa birivugira nta mpamvu yo kubasaba reka ibikorwa baranzi wani ibikorwa ngiye birivugira nta mpamvu yo kwirirwa mbabwira barabizi ko ibyo bagomba gukora barabizi kuko nanjye mba nabahaye uko bashaka burya uzubaha abafana bawe burya mu buzima uzubaha umufana kubera ko umufana iyo umusabye ikintu arakigukorera kandi nawe yumva yuko mu byo ukora nyine aba bifitemo uruhare buryo bw'umufana ati mukomeze mu flowing none urugero sibyo nyine yumva ko nawe afite uruhare muri muri rya zina ryawe ariko kuvuga ngo nje nta muntu nasaba amana uko no kwihenura barazi bagukemesha ahubwo yatangiye mukomeze mu mufane sibyo ntago nabihenura kuko mwebwe bantu mvuze ko ari mwe muntu nzi sinambeki kuko iyo mukanze karakaboro nyine biba ari fresh sibyo mukomereze aho ngaho kandi mbakunda cyane dakwini we nta mufana ushaka gutora ngo iki none se nyine ibaze nawe dakwini izina dakwini se ryavuye ntabwo nigeze njya gutangira filime nta muntu nigeze mbwira ngo dakwini igiye gutangira filime ngo muze mu mfane urugero ruto ntabwo hano
twaje gukinira hari umutipe wa USA simbizi wanyibutse ya USA akimbona ari kuduha pisi mise numva ngo dakwini ngo pisi ngo uradukorera none se ubwo rero urumva ntago nigeze muhamagara nyine ni ibikorwa birivugira ariko ntihamagara Keza none se hamagaye Keza nyine yavuze dakwini akibona ntambuka sinari nanabyitayo njya kubona ngo dakwini kuri video call ya nicyo cyerekana agaciro ka dakwini none se ntawe ngiye ntahamagaye mani narakoze nyine abafana babona ko nyine nanjye mbakwiye nyine bakwiye kumira ubwo ushaka kuvuga ko wakoze ibyo wakoze byo birimo birakugaburira amasaha of course ntacyo gihatiriza ngo iki ahubwo nshyiramo imbaraga nyinshi nkora kugira ngo biyongere Keza wabyumvishe dakwini nta bafana akeneye buri muntu agira tekinike ze burakoramo akazi njyewe mfite ukuntu mvugisha abafana banjye kandi bakanyumva kandi buriya ukora ikintu abantu bagukurikira bakunda nimba dakwini y'abafana benyine atabinginga nta nubwo abahatiriza kumukunda urumva we ashobora kuba afite tekinike ye ngirira abanjye mfite uburyo buri muntu agira uko atwaramo abantu be njye abanjye mbatwara gakeya bakankorera ibyo mbasabye ntabwo ari ukuvuga ngo ukubinginga buryo uzaha agaciro sorry ntamuciye mu ijambo ari gukomeza yensista ku kintu ngo dakwini we nimba atabinginga njye navuze ko ntago navuze ko ntabinginga kandi ku rundi ruhande mani nutabishaka nta nubwo nanamwinginga nga nkigikire mani kuko njya gutangira agakino nta numwe nagishije inama ni umutima wanjye n'Imana yanjye ndavuga ewana Jesus hano ugomba kunshyigikira ubwo rero nyine ibikorwa ahubwo byanjye ngomba gukora cyane abafana mani barizana ese nuyo kase biyoka pe ngewe cyanjye akazi kanjye kwarukureba ko nabonye mwicaranye mukina na filime ngira ngo hari mwariyunze ariko icyo ngicyo mwakimakaniye ku ruhande rwanyu rero ngiye cyo nasabaga dakwini na Keza ibi bintu ntibyahagarara byanya abantu bagakorana bakaba inshuti bifite mu burya ikintu cyose kiba hari inzira hari uko kizarangira kuko na filime burya igira finale hari igihe birangira banda apfuye cyangwa ntanapfe ni ukuvuga ngo rero nibi byacu ntabwo nzi ngo bizarangira ryari kuko ntabwo nzi navuze ko atari igihe bitangije ariko ni ukuvuga ngo uko bizarangira sinzi igihe bizarangira niba ari umwaka cyangwa ari iki ariko ngewe burya uzakomere ku cyawe uzakomere ku byawe ntabwo ninya kubivuga burya umuntu nashaka kukuzana ibintu wifitiye urugo wiyubakiye uzakomere ku wawe nimba ari umwana wawe niba ari umugabo uzamukomereho ntabwo rero nge nahoterwa bashaka kuntwara ibyanjye ninagize ngo mfukame nsabe imbabazi jamais dakwini we ntabwo ariko nawe ubibona none se ubundi arumva birenze mani nayeze umwana w'Imana bamuguze ibiceri nta n'icyaha yakoze aremera aca bugufi ibaze nkawe nka Keza se buriya mani iyo system irashaje niya zamani kabisa we ntabwo byakunda reka ntibibaho rata dusoza ijambo rimwe ku bakunzi bawe abakunzi banjye rata murabona ko uyu mwaka ngutangiye mfite ibibazo biracyahari ikibazo cya mbere kiri hano sibyo ikibazo cya mbere twicaranye ahangaha mwumvise amagambo yavuze ikintu mbasaba ni ugukomeza kunsengera sibyo ku bantu musenga nanjye ndi kugerageza gusenga kuko burya ibigeragezo byose uzacamo ujye ujya kwiza ku ijambo ry'Imana so hari ba Yuda bahari bashaka kunsenya ariko Imana ibyumve namwe abafana banjye mukomeze mumbe hafi munsengere munsabire ku Mana kandi ndabashimiye cyane mbifuje umwaka mushya muhire ukeneye kuba wamvugisha wajya kuri Instagram yanjye yanditse Keza wa Yaka Keza ugasiga kanya ukanshyiraho Yaka Keza wa Yaka konflowinga aho ngaho ni fresh gusa nyine ndabakunda cyane uru rugamba ntuzanterane bafana banjye muzangume inyuma dakwini mbere rata yuko dusoza ku ruhande rwawe numvisha uvuga ijambo ngo yajwemo n'ibiki none se urumva atarajwemo mane erega iyo bizu ya Yuda navuga Yuda mane nirabizu ntahugo wigeze ubona Yuda yihase uwabonye wese no kugira ngo Yuda guhereza irabizu mane no kuburenza uburi umustar mane ibaze kugira ngo Yuda agenda asome Yesu nawe baze irabizu nayo ntago bapfa kuyihubonetse wese wa kintu ngaho nawe twikira ijambo rimwe rero dusoza ewana nge rero ubu ngubu ikintu natwikaho mvuga ewana inkunga y'abafana irakenewe cyane cyane kandi badufasha no guteza filime nyarwanda
kandi bakomeza kudushyigikira cyane, share, comment biremewe, subscribe, yes. Wana inkunga yanyu irakenewe kuko kuba turi hano, kuba ndi guca bakavuga dakwine PC na za USA nane nageze ndalenze mani France dore jo bundi bari kuza. Wana no kubera abafana kandi mukomeza gukunda filime nyarwanda, comedy nyarwanda, ya muzaba mudushyigikiye cyane, turabakunda. Umushinga wanjye wo kwiyunga mwawuteye amazi ariko wakisha ntago ari cyo cyatuzanye maniga, ndumva nawe utangiye no kunkura mu mavuta uragira ngo man shoot ngiye gukurikizaho uragira ngo inanire. aha turi kumwe.